Nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri hose, yaba abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda n'inyuma y'u Rwanda, no kuvuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Dusubije amaso inyuma turebe ibyabaye kuri Bwana Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo hari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2014. Mu nkuru y'ikinyamakuru BBC Gahuza Miryango bagira bati General Kayumba Nyamwasa yateye mu rugo rwe. Ni inkuru yanditswe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu 2014. Uti General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umukuru w'igisirikare cy'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo, aravuga ko ejo mu masaa sita yo ku manywa hari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2014 hari abantu bitwaje intwaro ngo baje bagatera mu rugo rwe. Ngo abo bantu binjiye mu nzu bamena inzugi n'utubati, basanze we n'umuryango we badahari, ngo batwara inyandiko na mudasobwa, no kuvuga computer cyangwa se ordinateri. General Kayumba Nyamwasa yaregaga Perezida Paul Kagame icyo gihe u Rwanda ko ari ngo wateguye icyo gitero, ariko uhagarariye u Rwanda muri Afurika y'Epfo yari Vincent Karega yavuze ko adashobora gusubiza kuri ibyo birego, asubiza ko akwiye kubijyana mu rukiko, leta y'u Rwanda ikazabisubiriza mu nkiko. Igipolisi cy'i Johannesburg muri Afurika y'Epfo icyo gihe cyemeye ko icyo gitero cyabaye kandi ko bahise batwara Bwana Kayumba Nyamwasa n'umuryango we ahandi hantu, ku buryo rero ngo bacungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane, ariko ko nta yandi makuru kigeze gitanga n'igipolisi cya Afurika y'Epfo. Ibi rero byari bibaye mu gihe mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka 2014 wari ukuriye iperereza ry'u Rwanda Bwana Patrick Karegeya bamusanze mu cyumba cya Hotel Johannesburg yishwe. Bikavuga ko rero mu by'ukuri abantu batazwi ari bamusanze muri hoteli baza kuhamutsinda, aza guhita hasiga ubuzima. Nawe yabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse kandi banabanye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gusa Bwana Kayumba Nyamwasa yaje guhungira muri Afurika y'Epfo, bivuga yuko yanyuze mu gihugu cya Uganda ahabwa n'ubufasha na Bwana Museveni. Ni Kayumba Nyamwasa kuva yahunga igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda agarukaho kenshi cyane, yaba ari abayobozi batandukanye ndetse n'umukuru w'igihugu bwe yigeze kugenda agira byinshi amukomozaho. Gusa reka turebere hamwe ibyo General Kabarebe yigeze kumuvugaho. General James Kabarebe yatangaje ko Kayumba Nyamwasa hoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaza guhunga igihugu akanashinga umutwe w'urwanya leta y'u Rwanda, Rwanda National Congress RNC, ari umuhemu wirengagije systeme yamugize uwo ari we agahinduka uyirwanya, n'amagambo ya General Kabarebe ubwo yaganiraga n'abasirikare bari bavuye ku rugerero basaga 1000 bari mu myitozo y'ibyumweru bigera kuri 6 mu kigo cya gisirikare cya Mukamira mu karere ka Nyabihu. Asubiza ikibazo cya Colonel Retired Martin Nzitonda wahoze mu ngabo za XFAR ndetse no muri FDLR, warubajije icyo u Rwanda rwakora mu guhangana n'imitwe irurwanya. General Kabarebe yavuze kuri Kayumba Nyamwasa mu rwego rwo kubaha amateka ye. Yagize ati mbere yuko mvuga kuri RNC reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Ati niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu ni Bwana Kayumba Nyamwasa. Ati kubera ko icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA ntabwo yakigize. Ati nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA, Rwanda Patriotic Army. Ati yavuga na kimwe. Ati nakoze aka kantu ahangaha, ati cyangwa se hari, ati ku buryo wenda nagahemberwa. Ati nta na kimwe afite yavuga. Ati ahubwo yagiriwe neza n'igihe cyose. Ati hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye, akagira amahirwe akagendera ku bandi akagirwa icyo ari cyo. Ati ariko iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu, ati mu buzima bwe iyo nta burere agira, ati iyo ari umunyamusozi ibyo byose abipfusha ubusa. General Kabarebe uvuga ko azi Bwana Kayumba Nyamwasa neza yemezaga ko ari we ubwe wamwinjije mu mutwe w'inyeshyamba zari ziyobowe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka w'1985. Avuga ko muri icyo gihe Kayumba ngo yari yamaze gushaka impapuro zamwemereraga kujya gukora muri Afurika y'Epfo, ariko ngo yamara kubona ko nyuma yo kubohora Uganda ashobora kuzavamo umuntu ukomeye, atema amahirwe yo kujya muri Afurika y'Epfo agahita yasubika. Mu gihe Museveni rero yamaraga gufata ubutegetsi mu mwaka w'1986, General Kabarebe avuga ko Kayumba yahise akomerezaho ahabwa umwanya mu buyobozi mu majyaruguru ya Uganda. Akomeza avuga ko akimara kubona uwo mwanya Kayumba ngo yamaze igihe kirekire ashaka uko yakwigwiza amafaranga n'ubushobozi ndetse n'ubuyobozi byose, ndetse ngo yanakoresheje amayeri n'amafaranga mu kugura ipeti ryisumbuyeho mu gihe abo bari barafatanyije urugamba
kubohora Uganda bari mu myitozo banatekereza uko batangira urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. General Kabarebe yakomeje avuga ko Kayumba ngo yageze igihe cyo gukora ubukwe agashakisha amayeri yose yatuma Perezida Kagame amutahira ubukwe kandi akamuvugira ijambo, nyamara kandi ngo ntaho bari basanzwe baziranye. Yagize ati umunsi yakoze ubukwe yashakishije uburyo bwose bushoboka ko hagira umusirikare mukuru uza kumuvugira ijambo mu bukwe bwe, ataragerageza atuma abantu batandukanye ati bamwegerera Perezida Paul Kagame ngo aze kumuvugira ijambo mu bukwe. Ati Perezida yaraje mu bukwe, ati ntabwo yagombaga rero kumuvugira ijambo, ati ntibyari gushoboka, ati nta naho bari barahuriye, ati ntaho bari baziranye, ati ntibari barabanye, ntibari bariganye, ati Kayumba ntaho bari baziranye. Icyo gihe rero ngo ijambo ngo yararimuvugiye. Ubundi mu cyubahiro umuntu rero ngo nk'uwo waguhaye icyubahiro ineza nk'iyo urayimwitura, ariko Kayumba ati ni umuhemu. N'amagambo ya General James Kabarebe, ubu ngubu ni umujyanama mu by'umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. General Kabarebe yakomeje avuga ko urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye Kayumba atari mu basirikare b'ibitangaza, ndetse ko nta n'ahantu henshi cyane yari yararwanye. General Kabarebe avuga ko ubwe Perezida Kagame ngo yazaga kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu mu byumweru 2 nyuma y'uko rutangira, ngo yahuye na Kayumba yibuka ko yigeze kumuhatira ubukwe amugira umukuru w'iperereza, na cyane ko nta basirikare benshi cyane bari bahari bafite ubushobozi. Ati kuba Perezida rero ari we yahisemo mu bantu bose bari bahari, atakaba ari we agira umukuru w'iperereza, ati ibyo byo ubwabyo yakamushimiye, atafite ubuhemu rero butangaje. Kabarebe yakomeje avuga ko kuba umukuru w'iperereza byatumaga Kayumba yisanzura akajya aho ashatse, kandi ko we ntaho yahuriraga n'imirwano, ko ahubwo yabaga areba uko abandi barwana. Ati nta na kimwe rero cyamushyiraga mu byago, ati muri danger. Ati Kayumba iyo iperereza Kagame aza kumubwira ngo ngiye kugushyira ku rugamba, ati genda ubeho si cyangwa se genda ujye kurwana, ati uko muzi yari gutoroka urugamba akagenda. General Kabarebe kandi icyo gihe yanabaganiriye ku byabaye ku itariki 25 Ukwakira mu mwaka w'1990 ubwo bari mu nama yateguraga urugamba na Lieutenant General Kayonga. Icyo gihe ngo Kayumba ngo yaje muri iyo nama ariko afite ubwoba, amaso ngo yari yamuvuyemo, ngo hanyuma ngatanga igitekerezo ku rugamba baruhagarika bakisubira muri Uganda. Ati icyo gihe rero ariko ngo yari atarahabwa umwanya w'ubuyobozi bw'iperereza. Icyo gihe ngo bamumaze ubwoba, bamusezeranya ko urugamba bazarutsinda. Ati rero turamubwira tuti Kayumba, iyi ntambara tuzayirwana kandi tuzayitsinda, ibi ni ibibazo bisanzwe by'intambara. General Kabarebe bavuga ko Kayumba ngo amaze guhabwa ubuyobozi bw'ubutasi, noneho ubwoba ngo bwashize agatuza, ndetse akagaragara nk'umuntu ukunda igihugu kurusha abandi. General Kabarebe kandi yanaganirije abasirikare icyo gihe bari bavuye ku rugerero ku byabaye kuri Noheli ku itariki 25 Ukuboza 91 ahitwa Ikiyombe mu majyaruguru y'u Rwanda, ubwo ingabo za RPA zaraswagaho cyane mu buryo bukomeye, amasasu menshi cyane ingabo za FR ku butaka no mu kirere. Ati icyo gihe abari abayobozi b'ingabo za RPA ngo bagiye guhura n'uwari umugaba mukuru Perezida Paul Kagame, bamusaba ko basubira muri Uganda bakongera bakisuganya. Yagize ati byageze ubwo abasirikare bamwe bakuru na Kayumba arimo begera Perezida Paul Kagame ari wari uyoboye urugamba, baramubwira ngo dusabe Uganda idutize ahantu mu majyaruguru hafi y'umupaka wa Sudan na Kenya, ati muri pariki ya Kidepo ngo tube ariho twisuganyiriza. Bumvaga batsinzwe, ati yari amayeri yo guhunga urugamba. Kayumba ngo ntiyari kuzagaruka, ati barabeshyaga, bari batinye urugamba. Ati rero niho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafatiye icyemezo cy'uko twimukira mu Birunga. Ati nabwo ku itariki 23 Mutarama 92 twongeye kugaba igitero muri Ruhengeri, tugafungura imfungwa zari zifungiye muri gereza Ruhengeri. General Kabarebe yavuze ko mu rugamba rwo kubohora igihugu Kayumba ati ubungubu ati wahungiye muri Afurika y'Epfo, ati yagaragaraga gusa igihe habaga hari umutuzo, imirwano yakongera gukomera akabura. Mu mwaka w'1994 nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro ya Arusha, imwe ngo mu ngingo yari ikubiye muri ayo masezerano ngo kwari ukuvanga ingabo za RPA n'iza FR, aho RPA ngo yagombaga kugira 40% mu gisirikare na FR ikagira 60%,
hagamijwe kugira igisirikare kimwe. Ngiyo zivangwa impande ebyiri ngo zari zihanganye zari guhuriza hamwe zikarema ingabo zihuriweho, ariko ngo abenshi ngo barabirwanyije batinya ko hari ubwo ingabo za FAR zashoboraga guhengera iza RPA zikazirimburira mu birindiro, na cyane ko zizi kuba rero ngo zizirusha ubwinshi. Avuga ko uko ibiganiro ngo byakomezaga ngo byaje kugaragara ko hari imyanya y'ubuyobozi yagombaga gutangwa. RPA yagombaga guhabwa ubuyobozi bwa gendarmerie, umwanya w'umugaba w'ingabo wa mbere wungirije, umwanya w'umuyobozi wungirije w'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, ndetse n'imyanya y'ubuyobozi mu bindi bigo. Icyo gihe ngo Perezida Kagame yagendaga azamura abasirikare mu ntera, ari naho Kayumba yaherewe ipeti rya Colonel, kandi nk'umuntu wari warize amategeko ngo niwe wagombaga rero kuyobora gendarmerie. Ngo byahise bituma rero igitekerezo cyo kuva mu ngabo yari afite akireka. Kabarebe ati ibye buri gihe byabaga ari imibare, ati kimugira amakuru akaba ari cyo yihutira. Ati ibyo ndabyibuka neza, atamaze kubwirwa ko ashobora kuba chef d'état major wa gendarmerie yarongeye arabyimba abigitangaza. Atari ku bundi iyo tuvanga gusa bakamubwira ngo turagushyira muri batayo Huye, ati yari kwiruka. Ati we rero yavuze ko azajya mu batazavangwa. Ati murabyumva we rero no kwireba. Ati ntarebe abandi. Ati buri rugamba rwose uko twarwanye, iyo tuvuga ubwitange bwa RPA, ati abantu baritangaga ariko ntabwo haburamo abikundaga. General Kabarebe yavuze ko Kayumba ati n'abandi bapfushije ubusa amahirwe batagira gutekereza ko bakomeye, ati kurusha abandi. Ataho rero guha agaciro ubuyobozi bw'abagize abari bo, ati ibintu we yita ko ari indashima. Yagize ati nta yindi yari impamvu yo kubazamura. Akenshi yazamuraga abantu perezida no kuba Perezida Kagame azi neza inenge zabo ariko akabyirengagiza. Ati icyo yashakaga kubaka ni imiyoborere y'ingabo. Kayumba rero ati ndashima, ati n'umuhemu. Niyo mpamvu ati mu mwaka w'1995 ati mirambo ikiri mu mujyi, Kayumba we ngo yari mu bintu ngo mu mazu ngarubaka, agura amasambu. Ati za Nyagatare yose yafashe ngahantu haruta akarere ka Musanze na Nyabihu. Ati nibyiyongeyeho kandi ati abashakisha icyo yapfuye na systeme ati yacu, icyo yapfuye na perezida. Ati na perezida se wapiki nawe. Ati icyo wapa nawe ni ugukora amanyanga ariko nta kindi. Kabarebe yavuze ko kubeshya kwa Kayumba ngo byakomeje igihe kirekire, harimo no kujya mu bikorwa byashoboraga gufatwa nk'ubugambanyi, nko kugirana ibiganiro n'imitwe ikorera hanze y'igihugu no guta inshingano akajya mu myitozo hanze y'igihugu. Hanyuma kandi